Karori we. Rezerite se shatse ima. Ureze kuzidutse. Hari akantu k'akaraka nari mbonye. Ubwo ndavuga nti Imana nziko kiri igitiyo kisa nkaho ari kizima cyanjye cyarakutse. Uragira ngo umfashe ukineze ndebe ko nakibonera ibirayi by'abana dore. Uragura icupa rero ku gasatere. Genda ngerayo. Madame Ariyo. Ubwira kiguhe. Icupa z'ingurumba nakaga kurigura shatse ari kiguhe. Namukashidikanyije amamagare. Kiguhe kabisa. Ugenda gukorera wese yewe ugora. Hari umuntu umamagaye akumvishe ku icupa. Ukora kumbura uko biba bimeze. Sawa nanjye reka ngereyo. Reko nakorera iki umunsi. Ingiza amahirwe mbona karaka. Reba icyo gitiyo ngere ndebe ko nabona ibirayi by'abana dore amazi n'inka ibintu byaranahenze biga niba ndi bugire n'ikintu ndonka sinzi rwose bajya bakomanga mu bakire. Kwanze Imana ubundi urugo rurimo abantu ra numva nari nyuri ko yemwe abo kwanze Imana yemwe ra abo kwanze Imana muri hera komeye cyane babushaka ndetse mutese yes ahamagaye rwanga rwaje mumeze muteze turaho ndabona mukeye nta kibazo amakuru ni meza amagare ikimasa cyane kitarashaka kugurisha urumva ntabwo wahamagaye kugira ngo wenda mfashe dushaka umukiriya tukigurisha ariko nawe ntakigurira rero icyo kimasa kimwe cya kimasa cyane cya kimasa cy'igihingwa urakizi kiriya kimasa urabona cyo kiyakwiriye cya kimasa nawe urakizi kimereze ngewe ngende nyiragirire urumva yaguha amafaranga y'ibyo 250 niba utayatora rwose ni ukuvuga ngo bari bambwiye ngo umugabo wawe arambwiye ngo kime ugize ngo ihuriye hirya nawe ngo asinze aho agiye ku gasantere arambwira ngo kugira ngo nyihuye kime rwose niba ubishidikanyaho umuhamagare umubaze wumve niba ukubwiye ngo nyihuye niba ubimbwiye rwose kime nta bintu byo kwiye guca hirya no hino oya nta gushidikanyiriza nta gushidikanya amafaranga ni makeya urabona ko bimeze ni make umugore se ashaka iki kandi kanya rwose turabona nje guteka imiti hano wohereje umuntu ngo nyimuhe nyimuhe nakubwiye ngo kimuhe kugira ngo ndakubeshya kimuhe nta kibazo ntabwo mubeshya rwose ukagira imana ngo kimeda kime rwose dore oya urakimerega tugira ngo kanyiguye nyine ntako ni ukugira ukakima rwose dore kanyiguye none se nabigira ugende rwose dore umuntu wamaze n'igihe utakibona nta mugabo rega ni umunywanyi wanjye kugira ngo ahite yanyima none rero nimba ari ugiye kukigura $150 yewe ariko mubwize ukuri nakora ndabanza nganire n'umugore mubwire wumva icyo bivugaho ubwo nzagusubiza nyuma ariko urongera ugurire kugira ngo icupa nta kibazo turanywa aretse n'undi kuri umunywanyi kuva kera akaba ari umuturanyi wanjye narumva twabura kumvikana se ntabwo twabura kumvikana urumva ndabanjye mu rugo nganire n'umugore ariko hagati aho ikimasa tuje tubyihurira ariko wumve unamenye neza ko nimugora turajya mu isibo ubwo rero urucupa vuba turimiragura nze kurara rwose icyo kibazo tugikemura aha
kabaye Oh no! babi manis Oh no! Chichana se bite byacu kigeze hano gute bitasha Achasha none wese umwana urabigenze bite Oh no! Hano ni iwanyu ubaye iki Nzeyimana aranyishe we cyagufashwa ni uranoneka ubaye iki Nzeyimana aramondaguye aranogeje ase karo reka nkubaze karo ama wari waje hano kumara naje nje gutira igitiyo Nzeyimana eh nuko tukubitana agenda arambwira ati genda umudamu akiguhe ndagenda ariko ibintu nkore yansanze yaramvuna nese umudamu agwaye iki umva fata mukanya duhure mwisibo nke muri bibazo by'abaturage mvuye mu nama mu gikangenze mbanse nke muri byo nkemura ihutu wanyu mumbarize rwose genda witaguruze ego Karoli twawe mu gitondo cya kare mu masayi abwa cyane ntabwo ndi kukumva ambwira ko aje gutira igitiyo oya biri nyuma Karoli nawe twahuye mu marembo y'inzu yanjye ambwira ko aje kumira igitiyo ndamubwira ati Karoli umwanyi komeza imbere umugore ariyo akiguhe navugaga igitiyo uri kumva uyu mugabo aradeba ariko nari ndi gusanzwe nkorakunda amakuru agize Karoli namusanze icyuma cyagiye kumwe n'umugore wicaye wananiye ugenda mutuma ko anatanga igitiyo akajya kwitingira mu cyumba n'abagabo Nzabwiwe ni kandi nabifatiye n'amaso yanjye wabafashe ntabafashe ase bari bavuze ngo nimuhere umuhikizi ni igitiyo Karoli asaba kugira inama mwemuretse birakemuka iki kibazo ndetse Karoli yakukurugura nawe wawe nawe mwemuretse birakemuka aro wowe bakwemereye iki by'umugabo avuga nibyo cyangwa arabekeye bakwemereye rero yego uyu mugabo nk'uko abivuze yewe yari yanishe igitiyo twarahweje kukimutira nsanga arimo arajya kuri butike arambwira ngo nigende umudamu akiri nuko nyine ndagenda asanga arimo arakira yasanze ari ku kigo ari ku kintu uyu si umugore wawe mumbarize tiyo ni igiti yakigora mu cyumba igiti yakigora mu bambaye n'ubusa igitiyo yakimaye yakiguhereye hehe iki kibazo cyiteho umuyobozi yakiguhereye igiti none se njyewe murandenganya umugabo yambwiye ngo ngende akimpe
ngezeyo mbwira umugore ngo nakimwe urumva uri kubikurikirana nuko ahamagara n'umugabo we aramubaza ngo nkimuhe aramubwira ngo kimuhe umugore turagenda nyine ajya kukimwe. Okay madame nawe tutaguciye mu ijambo tutakuniganya ijambo hano dore tuba twisanzuye umugabo wisanzuye byagenze gute namuhamagaye arambwira ngo nkimuhe yakimuhe yaguhamagaye uyu niwe yakwihamagariye cyari igikisi utuje uyu nguyu Karoli mwaziranye simuri iki Mada bagusobanura bakubwiye ngo ni iki kiyakubwiye ngo ntabwo yambwiraga ngo ngiye arambwira ngo ntabwo gutwara umusobanuro none se uyu nguyu yaje akubwira iki yaje kubwira ngo kimpe nawe uramubwira ngo kimuhe ahitamo kumuha iki yakimpaye iki yahise akimpa kuki ataguhaye ikirushe yegura isuka rwose wasanze ku isake yampaye icyo mubyeyi wowe wabyumvise ute wowe jewe bari barimo barishingiye uno mugore ubanza yarayigize rukara naje nsanga bari mu cyumba ngiye kubwira bosi jewe uko nzi uno mugabo rero ari inshuti mushishi impamvu ari mu cyumba nabanje no kugira ngo ni bosi ndungurutse nsanga ni umugabo ndamubwira ko tuje dusanga bambaye rero ibyo bari barimo simbizi. Okay reka nsoze ikibazo cyacu ikibazo cyanyu nacyumvise. Okay urifuza iki muri rusange ibyabaye urifuza ko tubunga urifuza ko ikirego twandikira ugakomeza urifuza iki nta kintu ubona Karoli yakuru yanseye mu rugo ntacyo njye ndi kwibweho uri kumva Karoli aranyishyura miliyoni 2 turamuzitago aranyishyura miliyoni 2 nawe nkori nakubiswe ndabyibutse igihe mvuye mu nama nsanga Karoli bari gusambagurika nabyo muhaye tike ngo agende afite ubururu hano ariko mwabonye nta n'umuntu wemera kwihanira muri iki gihugu cy'u Rwanda ndabarahiriye kawe kuki wagiye ukamukubita utakubise imyenda yamucikiye dore imyenda imyenda nuko yahizanye iwanyu yari mizima yari yambaye ubushwambaga yari mizima imyenda yari mizima yari yambaye ubihaniye utahamagaye ubuyobozi nkuko Karoli yahamagaye akavuga ati muze Karoli yahamagaye ariko niwe wese bitangurana Karoli ndashaka ko nawe ikibazo cyo cyumvikana kuki wihaniye ese natanga ikibazo cyo natanze ikibazo cyanjye niwe nawe natanga ikibazo we yarinze mbere yo kubika natanga ikibazo cyiwe yenyeneye ko ubuyobozi bwana umubwira icyo wankubitiye gute wagiye mu kibazo cy'umukona kuba icyo nacyumvise yasanze uri gutanga igiti sibyo uyu nguyu we yakubiswe kandi niwe wamwohereje sibyo zamwohereje aho yagiye ariko se ko yaraje kunga Igitiyo yaragifite bamukubita yegura asohoka Igitiyo yavuze ariko mwewe kamanza ngo zicyondetse Igitiyo bagitangira mu mashuri ibyo sinza wamutwara wabakimuhera umusaza ku mwana ameze ati yabaye indembe yambaye ate ijipo yaravuye se gucukura wese mu cyumba cyane yego icyo bashakaga nicyo baguhaye jewe sicyo yampaye ariko umugore yampaye icyo umugabo amubwingwamo umugore niwe wese ukubwira ati ngo tugende iki ngiki yambwiye ati tugende umugore nawe ugezeyo arakima nawe rero uri umuntu nawe urabyumva nyine ntabwo nawe wavuga ngo okay ndabona inama y'uno munsi reka tuyisubike ndaza turagenda twige barangiye mu ndenganure rwose kuko ceceka